wavuga ibyo bibazo mbese wibagiwe yuko Imana haleluya iri kumwe nawe tukufe Baba haleluya wane data ntugangayike utukufe men utukufe uragamburwa n'ibyo bibazo mbese wibagiwe yuko Imana iri kumwe nawe humura Uwiteka arakubwira ndakurize uzasomorera nakuzasha akongera ndakubwira ati uzaca mu mazina zakutembana Yakobo umwana we nateranije urubyaro rwawe Aburahamu Shemisi kubiye Kenya tuguma gutina tinyuka urugamba rwana na barugwa we Uwiteka tumura nshuti ukuyiko Shemisi kubiye Kenya tuguma gutina tinyuka urugamba rwana na barugwa we Uzasha akongera ndakubwira ati amazina zagutegeka Yakobo umwana we nateranije urubyaro rwa Aburahamu Turabakurakariye bose bazakorwanisha bamare abakurwanya bagahinduka ubusa babe n'ibitariko turabakurakariye bose bazakorwanisha bamare abakurwanya bagahinduka ubusa babe n'ibitariko Uwiteka arakubwira ndakurize uzaca muri ntabwo uzasha akongera ndakubwira ati uzaca mu mazina zakutembana Yakobo umwana we nateranije urubyaro rwa Aburahamu Uwiteka arakubwira ndakurize uzaca mu muriro uzasha akongera ndakubwira ati uzaca mu mazina zakutembana Yakobo umwana we nateranije urubyaro rwa Aburahamu bravo urabona ukuntu ngiye imbere ariko uyayigira gutya wagira ngo ndi general uyitebeza na muntu utebeza ingofero gutya mu maso urabona ntase nkusumbye amanyenyeri nawe surayiteza urabona hari aho tugihuriye egeze imatura no mu maso nese bambaye urabona hari aho tugihuriye turahuye oya ndaguye urabona ntari umusitari kukurenza turahuye rato urabona ari umusitari kukurenza muhanda cyane rwose uyu ugomba agomba gufana musicyongero z'umuhanda ntabyo wari uzi ko nkaze se kubera Imana ari nge nawe ukaze ariko Nyarudindi mubaze ngo witwaze ari nge nawe ukaze ni Yesu ukaze ngenda akaze kukurenza twese turi kimwe ngeze murakaze oya akazi Imana ra ngende umusitari twere kwishira ngende umusitari kukurenza wisize kumanura kandi Kigali baranze ariko Nyarudindi kagenda mu Kigali kudakaze ndakaze na Imana gukubisa hasi cye
ugiye kuba umunyamakuru mbarize uyu muntu uri kwiyemera ngo arakurenzeho mubaza ibibazo ariko turebe ngaho mbaza nyine musubize umunyamakuru bundi mbaza nta mafaranga afite yo kubwishu weya nguhaye promotion nk'umusitari badakubwira ngo umpe amafaranga wabashije amagambo menshi urumva kubera ubusitari kubera ubusitari ufite wakabaye unyishyura nta nubwo wabona binyishyuye ariko nguhaye promotion ngese ungiye mubwiye ngo unyishyure ko amaze miliyoni nyine ngiye nguhaye promotion mbaza ngaho mubaze gira ikibazo mbaza oya ariko byenta wowe mubaza ariko nguhamagaye reka byenta kubaza oya reka byenta kubaza akabaza afite ubundi wigeze ushakaho umugore gusa n'umuntu wagira ngo wigeze ashaka oya ndacyari imanzi uracyari imanzi shuwa sinzi niwambaye nabi sinzi umukobwa wambaye nabi sinzi umugore wambaye nabi ntabwo wigeze baba banereta ntabwo wigeze banza naho bya bikobwa ibyo byose umuntu asimbiza byakatsindwe n'uwiteka bazasoma inzoga nibere kunsoma nta mukobwa wigeze ugusoma cyangwa wowe ngo umusome reka bansoma ibiki nta n'uwo wahobeye ngo umufiringe mfiringe bakaba bagira ngo duhoberane duhane ingwatira ntawe wigeze uhobera ngo umugwatire neza umugwemo neza si ibyo yari kuvuga umufiringe nawe acanye ku jisho ngwatira kusa n'umuntu wamaze abakobwa bo muri Kigali oya nibo bamaze banyiruka inyuma usa nk'uwabamaze oya nibo bari kunshaka none se kuvuga ubu ko kuzabishobora utarigeze unageragezaho na gato aha ni hene ntabwo yigisha ujya utesitinga ese ihene yigisha indi cyangwa inkoko yigisha reka da ese uri inkoko kuri umuntu inyamaswa yigisha wowe kuri umuntu none se uri ihene twebwe rero turusha inyamaswa ubwenge wakabimenya kubera imana ushobora kuzakora umeze nk'umuntu wakoze returu daje ngo ni ukubera imana gusa n'umuntu wakoze returu daje returu daje zicyari cyo returu daje none se uzabishobora utaragerageje wibere muri returu daje imana cengira hari vuga ngo returu daje ari kinanira uwiteka ntacyo rati nuko nyene ugerageza testing oya abakobwa baguhamagara ntukajye bakatira ntabwo nzakoze imana isoni none se Nyarudindi aha uyu yitwa Dento inde vuga ngo Dento yego ni umuhanzi mubigareka kuririmbira kuri kamwe twumva uririmbire se twumve umutesting ariko Nyarudindi umutesting turebe amanze ndirimbira ahubwo hari abantu bakubona bamwe bakakwifuriza gupfa ariko nayo mu ijuru iri kumwe nawe ntacyo uzaba haleluya hari abantu bakubona bamwe bakakwifuriza gupfa ariko nayo mu ijuru iri kumwe nawe ntacyo uzaba ese wowe barakugora iki ese wowe barakuziza iki ese wowe barakugora iki ese wowe barakuziza iki yego sha Nyarudindi urabona aragaciyemo ibindi ni mukara ebana umva urakaze Nyarudindi ndakwemeye kabisa Dento ese yemera nakuramo n'ingofero yawe akira ingofero yawe rwose ni abafande nk'abanyarudindi umise nkwita afande wujuje ibyangombwa general yego none se Nyarudindi uyu Dento rero ni umushyashya mu buhanzi yagira ngo umusobanurire intambara abahanzi bahura nazo zitazamuca intege akabivamo kandi wambwiye ko utazigera ubivamo oya ntabwo n'umunsi warimwe muhane rero nk'umwana kuko urabona ko ari mutoya urabona wowe wamenyekanye kera naho nibwo ndi kugenda amenyekana ndi wa gospel ntago ndirimba indirimbo z'urukundo nimba uri wa gospel rero intambara ugomba kuzicamo byo ni ngombwa zimubwira imana ikakwigisha ikareba ko uyikunda koko kuko yisatse kugira ngo irebe ko uyikunda ari ibyikuzanira kwiga ibigeragezo abahanzi bakakurwanya bakakugirira ishari ibyo ni ngombwa tugomba kubicamo ariko mu gihe kizaza
imana igira ute irakuzamura babandi ukabasipasa ariko ugakomeza ukagwanwa ariko ukabihagaramo neza ukirinda abaza bagushuka ngo jya muri za yepapu ugira guca uri kurapa urapa ibiki ariko ibyo ni ibiki iki ni ikimenyetso cya Illuminati burya se Illuminati ni iki ariko Nyarudi Illuminati nyine ikorana n'ikuzimu okay za hano ibiro biri ese ko bavuga ngo abasitari bose bayibamo nawe uyibamo nayo mbamo ariko Imana ize kungirira neza nigize kubyikorera kandi ambwa ati mwana wanjye atinze kugutumbagiza mu kirere hejuru cyane aba boss bagiye kuzajya hasi yawe bazavuga ko ujye kuzimu ariko umwana wanjye ninjye uzaba kwizamuriye uyu mwana rero niyumve hazacika intege nk'intambara wahuye nazo ukumva wareka kuririmba nizi ibiriya nyine byo kujya ahantu ntuzuririmbe bakagusuzugura reba n'ubu ngubu ibiterane biraba ati nitewe na Roza Muhando nitewe na Roza Muhando Nyarudindi wabyinanye na Roza Muhando noneho bagasabana ubushuti mwake akifuza akahita aba mushiki wundi undi musaza wundi noneho bakaba batagira ute batakibimenyesha Nyarudindiri musaza wa Roza Muhando ahubwo nitewe na Roza Muhando arankunda ariko nawe yibaza impamvu batamugaragaza aho hantu aba yageze none impamvu yabyo nta musitari muri gospel mu Rwanda ukunda wavuga uti ndamukunda kubyo twakora n'indirimbo yitwa nde nitewe bose babireba nicyo ko natanyumvamo nagakwiyumva ibyo ndabizi Aline Gahongayire ntago mwakora n'indirimbo Aline Gahongayire Aline Gahongayire Aline Gahongayire ntabwo muzi Aline Gahongayire ntabwo muzi ariko twakorana we wamunyereka nuko nari umusitari cyane ni umusitari rwose cyane kandi utamuzi ukora umusitari kandi utamuzi ujye umwumva nta n'igitaramo murahuriramo mu bintu byose nyeneye gukorana nawe za Muhando korabo ariko azayiguhe kubera ko ahora mu Rwanda none asigaza mu Rwanda kugenda amenya Kanyarwanda gake yaje mu Rwanda inshuro 3 arinda ataha mutabona kandi ari mushiki wawe inshuro ahubwo ajya Nyagatare ajya Kayonza aza Force Square birangira mutabona Nyagatare Nyamata Kayonza nanu kufuswa humbarizwa na Bishop Masengo akima nimero cyane rwose kandi Roza Muhando yambwa ati uyu mwamagare musaza wanjye uyu ngo ari uguha nomero amubwa ati uyu uzamumuhere nomero ariko ubundi wazagiye muri Tanzania nazimusaba akambwa ngo agenda ahinduranya sinumvisha umaze kumenya igiswahili wazagiye gusura Roza Muhando muri Tanzania Imana igiye gukoresha abantu nyine bajyane bakujyanye yije kukunyura mu bandi bantu b'umumaro ari barabamisha ngo bazakugira umucakara uzamanze usenge ubuzimana utazajya kumucakara none se Nyarudi nukugenda kuririmba uramutse umva kankubaza akabazo uramutse ugize impamvu idatuma ukomeza kuba umuhanzi wumva wakora iki mu buzima busanzwe amatasiyo zacuruza alimentation uzacuruza alimentation urayikunda cyane kandi narabivuze na mbere nyitangira ku YouTube usi habuze umuntu gutera inkunga gukorera alimentation nimanze nicare mu nzu yanjye niwe ibintu byose bizagenda neza uba mwikode se nyiri hariya wapi aramukinane niwo nyiri ariko abantu bose babona ariko rero wibera mu Kibahima niba ni Kibahima bagigusuriramo ariko naho unzu usanga abantu bavuga ngo ariko nyadende rusigara ubesha ngo bahahandira cyari mu Kinani nkabwo ati niwo nyiri n'ukuntu busobanutse ndasobanutse mu mambye ngo ngarage kuri YouTube ndimbobo nigishoboka Imana nta bakobwa ujuzana muri icyo Kibahima Narudi uvugishije ukuri nta n'umwana ugira Gasozi uwo gupfisi nimba mubagira mwebwe ndi nk'ubupfuye baguhambana ikara wapfuye se ukandi uranyifuriza gupfa Imana yambwiye ngo nzasaza neza na ruhara nzagira kandi watangiye kuruzana ntarwo rata bereka ariko reko ntarwo ntagukange
ubu se wamenya ko mfite imyaka 43 yaruzuye nta n'uruvi na rumwe ahubwo 44 yaruzuye yanageza ahubwo yanageza ariko kubera Imana murayigabanya nose ubwo wagira ngo ufite 18 yego rati so wagira ufite 18 wese wirebye na ntawe ufite yo wirebye mu kamini warwo utakira utakifite ubundi Imana aracenze yambwa ati mwana wanjye nze kuguhindura akana gato none se nirehe bango ukoresha akana gatoye none kuri gusa nk'abahinde nirehe bango ukoresha kugira ngo use gutyo kwabaya akana gatoye icyambere wubaha Imana kandi ukayiringira isoboye byose nta kinanira kandi binaniye abana b'abantu ibizimana niho zitangirira yego ariko Nyarudi barambwiye ngo ukunda umuceri nkunda umuceri n'udushimbo ariko n'agatoki n'agatoki n'agafiriti ariko cyane cyane umuceri agapiza ugakunda gapiza n'agakina gusobanurire nanjye ntabwo agapiza ntakuzi konzi nakakubwiye umuntu w'umusitari agapizo sinibiki agapizo nagaki agapiza nagakina azaka kugurira ariko ukaryo wumve nagaci wajya nzakakugurira akabenzi se pizza ni ikibazo se ntagura iryo umuntu w'umusitari koko ajya nibiki kandi bambwiye ngo ejo uri muri hoteli nujya muri hoteli ubutaha uzababwire ngo barambwiye ngo mumpe pizza numva iryo iraryoha pizza hajya bimeze ute nujya muri hoteli uzayibaza ni iraryoha bya hatari noneho wahita ushisha inzobe ikaba inzobe wa muzungu Imana yagusezeranije noneho ntago ari we wakurongora ahubwo ni wa murongo umuzungu muzahurira hehe kutari wajya ni Burayi cyo bikugucangira se wowe bikahita bincanga n'ukuri ubundi ni ikihe gihugu wagezemo kitari cyo mu Rwanda uri kuvuga ibihugu byo hanze nta gihugu ndajyamo ariko hari abarozi bita abahanuzi b'abarozi nanivuga b'abarozi b'iki gihe bangiriye ngo nikazarenge mu Rwanda reka da nta nubwo uragera no mu Burundi reka wapi no mu gihugu cy'uburundi ntiwagera ni Nyagatare urareka ari hafi mu Buganda kusinda kandagira na Buganda reka da njye mvugisha uko sina gihugu kindi nzajya none se bamutashaka ni gutuba ufite mushiki wawe uba muri Tanzania ukaba utaranagira muri Tanzania none se nubira ko nakasigara naza bakanabimisha ni banavuga ati mushiki wawe yaje cyangwa ntagakigukunda nawe ntagakigukunda nose kuki utamusura gutyo gusa ariko akabona ntago ari kumbana kayibwe impamvu ikibitera okay none se Nyarudindi ishari se ni iki ishari ari kuri ishari rwose bakugendaho ishari ni iki subundi sobanura ishari nyine ma definition y'ishari ishari nawe urabizi urambaza ibyize nka mwarimu nawe urabufitiye ishari hari utagirirwa ishari cyakoze bamfitiye nawe ujye ubibona ko bangirira ishari uragira imenge turi kumwe rata turi gusenga na rata kumbi yego ko rero Nyarudindi ndagira ngo ugiye kumbwira ku kantu gatoya umbwira abantu basenga bakavuga ngo barakijijwe ariko nta mirimo myiza bakorera muri benesi abo bantu bahugura ibyo ni byiza ntago ari byiza asanga umuntu n'umuhanuzi n'umuririmbyi arasenga agira gute ariko akajya gusenga anyuze nko ku muntu w'imfubyi uryamye hanze wabuze icyari kandi ari kwirukanka ngo yakerewe ibyo ntubibona ute oya birira nani cyo binavuze umuntu mubona azajya mu ijuru abikora neza ni imirimo none se noza kugira wiringi ngo wiringi Imana teho oya teho yaguhaye ibiki yarakuroze aba tomukirira ishyari nakumvise teho uramupasiteri urabapfuye se akigiye ikintu cyiza cyane niyo nshuti teho mwari muziranye yarakuze twahuriraga mu biterane abwiriza no mu biganiro nawe yaje gutanga ikiganiro ariko mva asize imirimo pe nanjye nzayikora buso we n'ikibaza uramutse upfuye nk'ubu ngubu twarangiza gutandukana hano kuri YouTube ukaba urapfuye ni iki bakwibukira abo nafashije nabo nambitse wambitse bande wafashije bande Nyarudindi wambitse bande oya nako tubye ngo bavuge ahubwo bigeze umunsi umwe cyane rwose ugira umuntu ugaburira cyane rwose ararya nahaga cyane ndanabambika cyangwa uracyari nka wa mwana baramiza amata n'ubu ngubu Imana yambwiye ko barabo nzambika ujye ubikora cyane rwose ukabambika kuri costume zawe ujye kuri costume
kositimu nanjye nibwo imana izijya mbese da kositimu nanjye nibwo imana izikwaga nuko mu yandi magambo uracyameze nk'uwa mwana bakiramiza amata nzambika umuntu kositimu yo kuvuga ati nicaye iwanjye mfite amadolari amayero amapawundi none se Nyarudindi nkujyane mu mujyi nkupimise kositimu ati nk'iyi ngiyi yanjye urabona yagura nk'angahe uyihanure nk'iyi yanjye ukurikije kuyibona ihagaze nko mu giciro cyane 50. wapi ugafata 50 ukabiha umuntu cyane rwose iyi ngiyi yanjye nayo ni make iyi nayiguze 150. ibyo ni ibyawe nusako abyimenye ubundi ukuye kubimenya ajya kumbaza se ndabiye igitamba sinyireba yagora arimo aragutubura naburi akagira ngo abadode ibigi sibo badoda ni ubundi inkweto igura nganya Nyarudindi nk'iyi nkweto yawe iyi ngiyi iri muri 10 koraho wumva inkweto iri muri za 30 40 none se yawe ifite ikihe giciro 20. urumva ko ndi umusitari kukurusha rero niba njye nambara inkweto y'ibihumbi 50 niba uri umusitari kundusha abanyamakuru ntibaguhamagare cyane nk'uko ube kumamagara wambara inkweto y'ibihumbi 20 njye nkambara inkweto y'ibihumbi 50 nose urabona duhuriye seti gagikuramo wowe uri iki hagati aho ngaho uri bwana uri seti uri Nyarudindi tugera ku musozo w'ikiganiro sibyo ntabwo wambwiye neza aba bantu ngo bahugure abantu babibwira ngo imirimo y'Imana igomba kubera mu rusengero ntibere mu ngo zabo ntibere mu mihanda ahantu baca abo bantu bahugure ikintu nababwira si ngombwa kujya ngo imirimo ubundi imirimo Imana ishaka ya mirimo wakoze ahantu hiherereye niho Imana ireba cyane ugakora umurimo ukafasha umuntu utari ngombwa kugira ngo ujye kumufasha rubanda rwose bireba no ijambo ry'Imana arambwa ngo akaboko k'iburyo nigatanga k'ibumoso nigagombe kumenya ibyo akubyo kakoze none se kuri ya kamera yenda tuvuge nka zaburi nshya cyangwa iki bajya gukuremera umuntu bakajyana na kamera hari icyo bitwaye biriya ni zero imbere y'Imana burya kure kubi mbura abakoreye gushimwa gusa n'abantu none se ko nigeze kubona Serena ariko kubaririza 5 ngo kugura biriya nyine nibyo urabyakira wari uri mu gatwi wari kugira ngo twike yarayamaye nahise ngira ute nyajyana muri studio ariyo nasohoye irandirimba ivuga ngo ririmba twumve nange urasoza ndi kukuririmba maguruko kakubitema ko karirimba ndakaririmba magare hariya mu akiyama kuko yara reka duhagure ku karirimba kuko yararirimba bagatoya muri studio ngo shira yishiremo twumve iyo ndirimbo wagize yishiremo twumve mpaguruke ngufashe kuririmba dento agufashe kuririmba ubundi mu kanya tutirimba za ndirimbo zacu 3 bantu ugiye kwanza nanjye nkuririmbire indi ongeza ka volume haguruka niyi ngiyi haguruka nyine nahise nshobora ko kanya Serena maye byabimwe mukaririmbane na mukaririmbane na Byento ubundi uraza gututurimbira n'izindi ngufashe iyi telefone yindi Hallelujah. Tukufe Baba. Hallelujah. Utukufe Mungu, utukufe. Kutembana
yakobo umwana we nataranije urubyaro rwa buramu Shemesi kubihe Kenya tuguma guti natinyuka urugamba rwana nabarurwa we Uwiteka tiwumura nshuti ukwitwa Shemesi kubihe Kenya tuguma guti natinyuka urugamba rwana nabarurwa we Akondela nakubwira ati amazina azagutegeka yakobo umwana we nataranije urubyaro rwa buramu Kariye bose bazakorwa n'isoni bamare abakurwanya bazahinduka ubusa babe n'ibitariko dore abakura kariye bose bazakorwa n'isoni bamare abakurwanya bazahinduka ubusa babe Itariko Uwiteka nakubwira ndakurinze uzaca n'umuriro ntabwo uzasha Akondera nakubwira ati uzaca mu mazi azagutembana Yakobo umwana we nataranije urubyaro rwa buramu Uwiteka nakubwira ndakurize uzaca mu muriro ntabwo uzasha Akondera nakubwira ati uzaca mu mazi ntazagutembana Yakobo umwana we nataranije urubyaro rwa buramu